agahita arebamo n'umwe muri korari iri kuririmba akavuga ati uriya wenda namukunze. Urumva yarimo yitambukira yigendera, abona hari igiterane concert, abona abakobwa bari kuririmba, abonamo umwe, abona ni n'umukobwa mwiza. Agenda icupa ry'inzoga yari afite ararihisha, asa kucaca aravuga ati ariko ndashaka gukizwa. Mu by'ukuri yabonye umukobwa mwiza uri muri korari uri kuririmba, ariko umuvandimwe nta gahunda yo gukizwa afite. Mu mutima we haracyarimo za nzoga na bwa busambanyi. Aragiye aranamuterese nk'uko uri kumbwira. Kubaka urugo ruzaramba bisaba kugira umwuka w'ubwenge, bisaba gukorana n'Imana. Uyu mukobwa uri muri korari, iyi topic nyine nawe urabyumva ko ari ngari. Uyu mukobwa uri muri korari yarasenze n'Imana mu isezerano ry'uko izamuha umugabo, ikamuha umusore mwiza. Agiye kubona umusore aramuterese, umusore arasa neza, naragukunze ndashaka gukizwa tuzabane. Orede umusore azanywe n'umukobwa mwiza yabonye muri korari wambaye neza uri kwiririmbira. Ariko uyu mukobwa we yaje mu church, arabatizwa, arasengerwa, aba transformed, both internally and externally. N'umugabo akabungabunga umugore. Niba rero muri mu rugo umugore atubaha umugabo n'umugabo atabungabunga umugore, ubwo menya ngo urwo rugo nta kigenda. Umugore arakubwiye ngo igitambaro cyo gutega mu mutwe cyashaje, uramusubije ngo sheri unyitegereje ubona ncura amafaranga. Ibaza ukuntu umugore umucarenjinze. Igitambaro cyo gutega mu mutwe cyashaje. Igitambaro cyashaje kandi nyine azaho babigurira. Iri jambo rirakomeye cyane. Abefesi ibice 5:22. Kuganduka na Yesu Bibiliya itubwira ko yagandutse kugira ngo aducungure. Ibaze kuza mu isi umuntu ari Imana yuzuye, akaganduka akemera kuvuka, akambara urubinda, agakubitwa ibintu nk'ibyo. Icyo gihe rero birasaba ngo niba umugabo akubajije ngo sheri urabona ncura amafaranga, birasaba ngo wibuke ko hari imbuto z'umwuka zitwa kwihangana. Kuganduka ze bari kukubwira nuko umuntu agutera igipfusi nawe ukamusubiza ikindi. Kuganduka nuko umuntu agutera un coup de poignet yo mu buryo buri spiritual. Kuko umugabo n'umugore buriya kurwana ntibikinagezweho cyane, kuko nari birabafatika bafunga, ahubwo intambara yabo ibipfusi byabo buriya ni amagambo basubizanya mu rugo. Nabyo bibaho, ushobora kubana n'umukobwa igihe kinini kandi mudasambana. Hari ibintu byinshi byateye, ibintu byitwa ngo ikirongoranwa cy'ibanze surabizi. Ibyo ni ibintu byateye. Urumva nka Erimana rimwe aratwumva, akaba afite nka girlfriend hariya, bakaba bagiye ku ruhande bakoze icyaha cy'ubusambanyi, akamutera inda. Noneho aho kugira ngo bihane bakizwe bagashaka uburyo beza iyo nda, kavuga ngo mani ngo ngiye gushyingirwa, ubwo ndi kugerageza kwisanisha nabo, ngo mani ngo ngiye gukora ngo ubukwe rero ngo muzanzire mu gikwe, mani ngo umubebe wanjye ngo dufite ikirongoranwa cy'ibanze. Urumva Satani agenda azana umwuka wo kugenda adutwara abantu gutyo, aho kugira ngo bavuga ati murambabarire naguye mu cyaha cy'ubusambanyi n'umugore wanjye aratwita, avuga akavuga ngo tumeze neza ngo dutahanye ngo ikirongoranwa cy'ibanze, ariyo ndabari kuvuga. Rero nari ndimo nkubwira ko urugo ari ijuru rito iyo rwujuje ikintu cya mbere cyo kwera. Icya kabiri twavuze ko ari urukundo. Iyo usomye urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 4:8, usanga havuga ngo mukundane urukundo rwinshi kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Mu rugo rero rw'abantu babiri b'abakristo, nk'uko wasabye ko tubibwira abantu, hagomba kubonekamo gukundana. Iyo Imana ikurebye ikabona ukunda umugore wawe, ikareba umugore wawe ikabona agukunda, hari amakosa menshi mwari mufite mu rugo, urwo rukundo mufite Bibiliya ivuga ko ahita atwikirwa, Imana ikabareba ikabishimira, mukagira urugo rw'umugisha. Amahoro n'ibyishimo nabyo biri mu Bagalatiya 5:22. Mu rugo hakwiye kubamwo amahoro. Nta mugabo uzana intonganya, nta mugabo uzana intonganya. Buriya winjiye muri kese nuko turimo twihuta, ukareba nk'abantu bafashe umwanzuro wo gukora divorce.
ibi bintu nkubwiye Bibiliya ivuga uko ari 4 wasanga ari byo byabuze. Yes, kanizere ko mumeze neza, kambasuze kandi nanone mbaha ikaze ubwo mukunda ibiganiro byo kuri Jimmy Inspires Ministry, ndetse mukunda gutanga ibitekerezo. Mboneraho no gushimira bamwe mu bantu twatangiranye byanga bikunda, ubwo iyo turenze abantu bangahe tuvuga tutarimo uwo twatangiranye, cyangwa se harimo umushyashya mu bo twahuye mu bajyanye n'uburyo ibiganiro byacu tubikora. Ubwo rero nk'ibisanzwe uyu muntu muri kubona imbere ya kamera sibwo bwa mbere tumuzanye, ubwo aheruka hano yari arimo araduhereza ku murya wa gitari. Yarimo aratwumvisha ku murya wa gitari. Ubwo rero ubwo yatwumvishije ku murya wa gitari, uyu munsi nanone turagarutse kugira ngo twongere tuganire, ko twabwiye ko kuganira kwacu nawe atari ibintu birangirira ahubwo ari ibintu bihoraho. Kamanze muha ikaze, atangire anadusuhuza twumve niba ameze neza. Umeze neza muri aho? Meze neza, ndashimira Uwiteka. Nejejwe no kugera hano muri iki gitondo. Ndashimira n'abadukurikiye muri rusange, kandi namwe mwongeye kunyakira ndabashimiye. Ndumva ari ibyo murakoze. Kuba atanyibuka cyangwa bambonye bwa mbere na Evangeliste Ernest ntibisanzwe. Yego, Evangeliste Ernest, natwe turaho tumeze neza, ubwo n'abandi nizere ko bari aho. Bushize hari ikintu sinasabye abantu, ndababwira ni nyamuneka niba ubonye ikiganiro, ubwo ni test kugira ngo ndebe ko abantu batwumvira. Kandi bavuga ati abantu baratwumvira, abantu ntibatwumvira, ese bigenda bite? Navuze nti nuri burebye kino kiganiro urebyeho gusa, keretse niba wenda bashaka ko nongera nkabisubiramo mu buryo munabivuzemo, ariko navuze ati urebye ukirebaho gusa, kora subscribe, ariko noneho unashyiremo comment. Bivuze ngo views tuzaba dufite ku kiganiro zizaze zingana na comment dufite, kugira ngo tuvuga tutaba abantu wenda ibyo twavuzeho barabyemera cyangwa se barabyumva, cyangwa se hari ibyo batemeramo nabyo wenda umuntu azabikosora. Ariko igitangaje turacyategereje comment zabo, ko twizere ko bari buzishyireho kuri iki ngiki kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Uyu munsi rero dufite insanganyamatsiko by'umwihariko, ko n'usanzwe tuganira dufite insanganyamatsiko cyangwa ikintu turi buze kuganiraho, n'ubundi insanganyamatsiko irahari. Insanganyamatsiko dufite tutarayigeraho, ndagira ngo mbanze nkubaze, wigeze kuvuga ko wakoze igitabo kivuga ku rugo n'ubusanzwe, ariko tutakijyamo uraza kukitwinjizamo gake, ariko mbere yuko tuza kukijyamo, uri mariye cyangwa se warashatse? Of course, akamenyetso barakabona kariho, karagaragara ko washatse. Akaburiya kari mu bintu umudamu wanjye yambwiye ko akunda. Yakakubonyeho? Akangaka ntabwo njya ngasiga. Kari mu bintu yambwiye ko akunda. Ubwo rero abagabo bari kunyumva bajya bagasiga, mbibibanga. Abagore banezezwa nuko aka kantu kambara, kandi ukakambara ku mutima no ku mubiri. Wakomeza. Reba insanganyamatsiko turi buze kuganiraho ahanini ni ukwibanda ku kuvuga se urugo rw'umukristo rwagakwiye kuba rumeze gute? Urugo rw'umukristo rwagakwiye kuba rumeze gute? Insanganyamatsiko isi yose bitegereje. Kuko urugo ni ikintu, nanjye kuvuga ngo ni ikintu, yako niko bigenda, ni ikintu twisanga, yaba umupasiteri, yaba umuririmbyi muri korari, yaba umudiyakoni, yaba n'uwakira amaturo, n'uwutura, n'ukora ibiki, n'umukristo usanzwe, ari ikintu abantu bose barimo kuvuga ngo bananiwe nacyo, cyangwa se cyabananiye kugera ku rwego rw'uko hazamo ikintu cyitwa divorce. Kandi ntabwo nasomye Bibiliya aho hantu neza ngo numve wenda ngo ni hehe, ariko numvishe bavuga ngo Imana yanga divorce. Ndagira ngo tubwire kuri wowe, urugo rw'umukristo ni urugo rube rumeze rute? Ni urugo rwategurwa na gute? Ubundi izo ngingo ebyiri zo turi bwinjiriremo. Murakoze cyane.
ndumva natangiye mbashimira kandi ndacyashimira n'abadukurikira. Komenti zimwe tugenda tuzibona ku biganiro byabanje, abenshi hari abo tutahita tuganiriza ako kanya, ariko iyo bagiye munsi ya title ya videos bazajya bagenda bakunda kubona ibyo twandikaho. Ubwo ako kari gaciyemo. Mu by'ukuri wifuje ko tuganira ku rugo, naje kujyamo ndareba cyane mbona tuzagira akazi katoroshye. Uyu munsi turaganira ku byo wateguye, ariko mbwiye nk'abatwumva gatoya, nabaye nk'uwinjira mu rugo, mbona urugo muri season 3. Urumva ko ari njye uzantumira ariko uzatumira n'abandi ubu byiteguye. Ubwo mbere yuko nsubiza ikibazo mbajije, ndagira ngo mbwire ko nabonye urugo inigenero cyangwa se urugo muri rusange. Umuntu wese waba ufite umugore, yaba yarasezeranye atarasezeranye, yaraciye imbere y'abatambyi abasaseridoti bakamusezeranya atarabikoze, urwo ni urugo inigenero. Nabonye urugo rw'umuntu w'Imana. Ubwo season ya mbere ni urugo inigenero. Iyo tuzayiganiraho, ubwo urumva nayo irimo ama episode menshi. Uzanatumira n'abandi bantu, birumvikana aba evangelist ufite benshi. Nza kubona urugo rw'umuntu w'Imana. Urugo rw'umuntu w'Imana nasanze ari urugo rubamo umugabo ukijijwe, umugore adakijijwe, cyangwa rukabamwe umugore ukijijwe, umugabo adakijijwe. Nza no kubona urugo rwa gatatu ari rwo tugiye kuganiraho rw'abantu b'Imana. Urugo rw'abantu b'Imana narwo nabonyemwo ama episode hafi 4. Hari urugo rwitwa Ijuru Rito, Industry Institution cyangwa Basic Church. Kuganira ku rugo nk'ijuru ritoya, tukaganira ku rugo nka industry, tukaganira ku rugo nka institution, cyangwa se tukaganira ku rugo nka Basic Church. Uyu munsi rero kugira ngo tuze koroherwa n'ikiganiro, kuko urugo ni ikintu kinini, buriya wateguye topic abantu bakunda ariko itanoroshye. Uyu munsi mbona twaza kuganira ku rugo nk'ijuru rito, tugafata season y'urugo rw'abantu b'Imana, ubwo ni umugabo n'umugore bakijijwe, tukanaganira kuri episode 1 y'ijuru ritoya, urugo nk'ijuru ritoya. Aho rero niho ndi buhite natakira icyo warumbajije. Urugo rw'umukristo ni iki? Niko warumbajije. Abari kutwumva, urugo rw'umukristo bundi ni rugo rumeze gute? Biranahura cyane n'ibibazo watangiye umbaza bijyanye na faith, bijyanye na transformation. Nakunze kubwira abantu ko nanditse igitabo nkakita Can Faith Save Marriage. Ni igitabo kibaza mu Kinyarwanda ngo ese umuntu akijijwe urugo rwe rwabaho? Ntirugire divorce. Icyo gitabo nagishyize kuri Amazon, abantu bakunda gusoma bajyaho, ni ebook bakagisoma online, kiraboneka. Iki gitabo rero nacyanditse gute? Ndi umuvugabutumwa ukora kuri topics nyinshi, ariko nkunda gukora kuri topic ya transformation. Ndabihuza rero n'ikibazo umbajije. Ubushize tuganira kuri transformation, hari ahantu twagize umbaza kuri divorce. Ndakubwira ngo hari abantu babana mu rugo ariko hari abadivorce babiri babana. Ntago nari nshatse guseka ingo cyangwa guseka abantu, ahubwo buriya nari nshatse kukubwira ko kugira ngo umuntu yubake urugo rukomere, akwiye kubanza agahinduka, akubaka urugo ari umuntu uhindutse. Ikibazo rero umbajije ni ikibazo cyiza kiryoshye cyane. Umbaza uti urugo rw'umukristo ni urugo rumeze gute? Na uyu munsi tugiye kujya muri season y'umugore n'umugabo bakijijwe, bakaba bubatse urugo. Ndumva urambwira niba ariho wifuza ko twataka. Urugo rero rw'umukristo ni urugo rurimo umugabo n'umugore b'abakristo. Ubwo bombi barabatijwe, bamaze kubatizwa barahinduka, bamaze guhinduka barabana. Bashobora guhinduka bakiri single cyangwa se bagahinduka bari married, ubundi bakajya mu rugo bakabana. Urugo ni rwo rugo twita urugo rw'abantu b'Imana cyangwa se urugo rw'umukristo. By'umwihariko kuri episode 1 tugiye kuruganiraho nk'ijuru rito.
thank you. Ati ni urugo rw'umuntu wakijijwe cyangwa se babanye bakijijwe cyangwa se bagakizwa barageze mu kubana. Yeah. Niko urugo rw'umukristo rukwiye kuba rumeze. Hanyuma rero ubwo buriya mbere yuko turwinjiramo rwose kaduhere mu kubanza kurutegura nk'umusore, umusore nyine ukijijwe n'umukobwa ukijijwe. Nyine nuko twabivuze ntabwo twahita tubivuga ngo tubirangire, ariko tugenda dutangamo key points zo kugira ngo abantu nyine bumve igigambiriwe. Bavuze ko kwirinda izo divorce abantu babamo n'ubundi bakaba bari mu rugo ariko bameze nk'aho bari muri divorce, mu buryo bwo kuzirinda ni uburyo bumwe nyine ubwo no gukomeza kwizera kwabo no gukiranuka kwabo. Ariko uyu musore ukijijwe n'uyu mukobwa ukijijwe bategura gute urwo rugo rwo kugira ngo bazarubanemo nk'abantu bakijijwe ariko birinda kugutandukana cyangwa se bagira urugo rwerera abandi bantu cyangwa se ruberera abandi icyitegererezo? Kaduhere mu gutereta k'uyu musore n'uyu mukobwa bakijijwe, imyitwarire yabo bikwiye kubaranga. Hari ingeso runaka ziranga abantu badakijijwe, hari n'iziranga abakijijwe. Ese izi ziranga abadakijijwe nizo zaba ziganisha ku gutuma abantu wenda batandukana? Ese izi ziranga abakijijwe nizo zaba ziganisha abantu ku kuba badatandukana? Nyine ibyo nabyo tubyinjiraneho kugira ngo turujyemo kwa kundi none. Ikibazo cyiza cyane rwose. Mu bushakashatsi bwanjye nakoze nabonye ko dukeneye abakristo cyangwa se abantu bahindutse. Nko ku mugoroba hari ikiganiro nahoze ntanga ndi kwigisha abantu, ndi kubabwira ukuntu umuntu ashobora kubaho adahindutse bikagira ingaruka ku buzima bwe. Aho navugaga ngo umuntu ashobora kuba umusore adakijijwe. Iyo topic nayo hari igihe uzantumira tukayiganiraho. Ni ikibazo cyabazaga ngo kuki umuntu ajya gusenga akaba ashobora kuba mu rusengero ariko ntakizwe ntahinduke. Hari aho nageze mvuga ku musore watambutse habaye igiterane abona abakobwa beza bari kuririmba, yenda atwaye n'icupa ry'inzoga avuye no gusambana for example, avuga ati muri church hari abakobwa beza. Agahita arebamo n'umwe muri korali iri kuririmba akavuga ati uriya wenda namukunze. Urumva yarimo yitambukira yigendera, abona hari igiterane concert, abona abakobwa bari kuririmba, abonamo umwe abona ni n'umukobwa mwiza. Agenda icupa ry'inzoga yari afite ararihisha, asa ku church aravuga ati ariko ndashaka gukizwa. Mu by'ukuri yabonye umukobwa mwiza uri muri korali uri kuririmba, ariko umuvandimwe nta gahunda yo gukizwa afite. Mu mutima we haracyarimo za nzoga na bwa busambanyi. Aragiye aranamuterese nk'uko uri kumbwira. Kubaka urugo ruzaramba bisaba kugira umwuka w'ubwenge, bisaba gukorana n'Imana. Uyu mukobwa uri muri korali, iyi topic nyine nawe urabyumva ko ari ngari. Uyu mukobwa uri muri korali yarasenze n'Imana mu isezerano ry'uko izamuha umugabo, ikamuha umusore mwiza. Agiye kubona umusore aramuterese, umusore arasa neza, naragukunze ndashaka gukizwa tuzabane. Orede umusore azanywe n'umukobwa mwiza yabonye muri korali wambaye neza uri kwiririmbira. Ariko uyu mukobwa we yaje mu church arabatizwa, arasengerwa, aba transformed, both internally and externally. Ndi kuvuga ibyongereza byinshi ariko imbere mu mutima w'uyu mukobwa yarahindutse. Abanyamerika bajya badukurikira n'abari no muri Kenya n'aba diaspora, nta kibazo cy'icyongereza. Imbere muri we uyu mukobwa yamaze guhinduka, kuko twigisha ko gukizwa ari uguhinduka ku mubiri no ku mutima. Nge nkunda kubwira abantu ko niba ugiye kubatizwa ugomba gusiga ibyaha byawe muri ariya mazi ukavamo uri umuntu mushyashya. Niba rero ugiye kubatizwa ugitekereza ubusambanyi nyuma yo kubatizwa, ushatse buriya wabireka. Ugitekereza ubusinzi nyuma yo kubatizwa, ushatse wabireka. Ubujura n'ibindi n'ibindi. Katwihute. Uyu mukobwa rero avuye mwarabatijwe n'umukobwa uhindutse. Ubwo uwo ni wa muntu w'Imana
cyangwa wa mukristo wambajije, ariko ubwo tumaze kugira umukobwa. Agiye no muri korali, akoze umurimo w'Imana, akoze ivugabutumwa nk'uko tubikora, anahawe n'amasezerano ko azabona umugabo. Ariko haje umusore ugiye kumubera umugabo utigeze ukizwa ngo ahinduke, ahubwo araje ngo bamubatize by'umuhango neza, arabatijwe, hanyuma bariyandikishije bakoze ubukwe. Ubwo dufite abantu babiri, aho cya gitabo cyanjye rero uhita ucyumva neza. Dufite umukobwa wahindutse w'umukristo w'umuntu w'Imana, wimariye umusore utarigeze uhinduka, ahubwo waje ukurikiye umukobwa, ntiyige ngo ahinduke, aracyari mubisi. Ku mugoroba nahoze mbwira abantu ngo ikijumba kitahiye kirutwa n'ikijumba kibisi, kuko ikibisi wagitiritinga, wacyotsa, wagiteka, ariko ikijumba kitahiye kiragenda kikaba umukara. Uyu muntu abaje kugorana rero muri ministry, abaje kugorana mu murimo w'Imana. Ahantu hambere rero agoranira ni muri rwa rugo. Divorce rero niyo ngiyo. Umusore rero utereta umukobwa utereta nk'uko wabimbajije arasabwa iki? Arasaba kutaba umudivorce. Kuri njyewe umudivorce ni umusore utarahinduka, kuko njye ndi umuvugabutumwa wa transformation. Umusore yicaye hariya ntarahinduka, yimariye umukobwa wahindutse. Ubwo divorce ishobora guturuka kuri wa musore muri rwa rugo rushyashya. Noneho hari igihe usanga umukobwa nawe ari hariya atarahindutse n'umusore ari hariya atarahindutse. Iyo case reka nyigusobanurire. Umukobwa yavukiye mu rugo rusenga, ni umukobwa wa pastor, ni umukobwa wa diakon, etc. Hanyuma akomeza idini ry'iwabo bati ntiyigeze ahinduka. Abatizwa by'umuhango, ajya guterana by'umugenzo kugira ngo atababaza ababyeyi. Ari aho ngaho yabonye occasion yo gusambana, aranyerera akajya gusambana. Occasion yo gusoma ku gatabi akagasomaho rwihishwa, sometimes ni wabo ntibabizi. Wa musore nawe waje mu icace nuko nguko ameze. Wumvise abadivorce babiri dufite, imbuto z'umwuka ntazo bashobora kuba bafite, ntibashobora kwihangana. Ariko hari umuntu wakumva uri kubivuga uko akibaza kuri kuvuga ubudivorce bwo mu icaci, n'umuntu nyine okay, udivorce abenshi bayivuga mu rugo bw'umugabo utandukanye n'umugore. Noneho abo bari kukumva ko kuba agiye ataranakizwa gusa bimugize umudivorce. Ako kantu nako gasobanuraho kugira ngo umuntu wumve uri kuvuga umudivorce atajya ngo uyu mugabo utandukanye n'umugore. Mu gihe hari umukobwa uhuye n'umusore udakijijwe, direct ugahita ubita abadivorce. Ya, hari abaca umugani ngo akaburiye mu isiza ntikabonekera mu iyubaka, mu isakara. Mu isakara urakoze. Ngo hazaba uruhara ngo habanza amasoso, niba umuntu azagira uruhara ngo habanza amasoso ukayabona. Ni ukuvuga ngo aho kwica gitera ugomba kwica ikimuzana. Aha rero mbivuga nshaka kubwira abantu ko niba ushaka kugira urugo ruzaramba, ugomba gutangira kwiga kuba umugabo ukiri umwana. Myaka 16 yawe ugatangira kwitwara nk'umugabo, ukagira umuco w'ubudahemuka, ikintu ugiyemo ukakinjiramo ukirimo. Buriya hari igihe tuzagira igihe nkazaguha testimony, nkakubwira ukuntu namaze imyaka 7 mu rukundo n'umukobwa, ubu tukaba tubana, uburyo twitwaye. Ariko muri aka kanya ndashaka kuvuga ko uko umuntu yazamutse, ariko urukundo uko umuntu yazamutse, uvuga ngo kantu kugira ngo kancike nkabanza nka clarifying. Ako nuko kanotinga ahantu. Imyaka 7 mu rukundo n'umuntu mukabana, ko bavuga ngo iyo ukundanye n'umukobwa ngo imyaka 7, imyaka 7 cyangwa se ubundi umukobwa ngo mugomba gukundana umwaka umwe, uwa kabiri mukagenda. Wikundanye n'umukobwa ngo imyaka 7, either ngo buri kumutinza cyangwa se ukaba uri no kumuhemukira ku rwego rw'uko hari igihe mushobora gutandukana ku munota wa nyuma. Urumva utaramuhemukiye kumutindana icyo gihe kingana gutyo cyose, utaranatumye byibuze ahura n'umuntu yagakwiriye guhura nawe. Abazajya badukurikira bazajya bagenda bamenya ibintu byinshi. Iyi topic rero ni ngari MC, birasaba ko tugenda tuba specific, ibindi tukazajya tubigarukaho. Ariko ibyo nabyo
nabyo bibaho, ushobora kubana n'umukobwa igihe kinini kandi mudasambana. Hari ibintu byinshi byateye, ibintu byitwa ngo ikirongoranwa cy'ibanze, se urabizi? Ibyo ni ibintu byateye. Urumva nka Erimana rimwe aratwumva, akaba afite nka girlfriend hariya, bakaba bagiye ku ruhande bakoze icyaha cy'ubusambanyi, akamutera inda. Noneho aho kugira ngo bihane bakizwe, bagashaka uburyo beza iyo nda, kavuga ngo mani ngo ngiye gushyingirwa, ubwo ndi kugerageza kwisanisha nabo, ngo mani ngo ngiye gukora ngo ubukwe rero, ngo muzanzire mu gikwe mani, ngo umubebe wanjye ngo dufite ikirongoranwa cy'ibanze. Urumva Satani agenda azana umwuka wo kugenda adutwara abantu gutyo, aho kugira ngo bavuga ati murambabarire naguye mu cyaha cy'ubusambanyi n'umugore wanjye aratwita, ahubwo akavuga ngo tumeze neza, ngo ubu ngo dutahanye ngo ikirongoranwa cy'ibanze, ariyo nda bari kuvuga. Ariko ubundi umukristo, tugaruke ari we turi kuganiraho, ni umuntu ushobora kuba resilient muri situations zose, kuko Imana ishobora gushima kugira urukundo rw'umwaka umwe ugashaka. Aho rero uba ukwiye kuba fidele, ugakiranuka, ugashaka umukobwa we n'umukobwa mukiranuka. Ariko hari igihe Imana ishima mu mugambi wayo ko mumara iyo myaka 5 mu rukundo, 6, njye nkubwiye ko namaze 7, kandi mukayimara mukiranuka, mugashyingirwa mutarasambanye, mudatwite. Ubwo ibyo tuzabigarukaho. Ariko icyo warumbajije cyo ngira ngo nsubize neza ntaza gucikwa, no gusoza nyine kuri divorce, umuntu nyine kuri kuyita divorce kandi umuntu bakijyana nyine sure. Ni ukuvuga ngo ubundi divorce ni umusaruro wo kunanirwa kwihanganirana. Umugabo ashobora kunanirwa kwihanganira umugore, n'umugore ashobora kunanirwa kwihanganira umugabo. Ariko kunanirwa kunanirwa gukiranuka mu rugo, ntugire ngo biba bitangiye ako kanya. Niyo mpamvu kuri njyewe, umuntu wese, turi kuvuga ku bakristo fete, umuntu wese uri mu itorero adahindutse, wundi ni bamwe Bibiliya yitwa urukungu. Yita urukungu, ugasanga umuntu aririmba muri korari ariko afite ukuntu yiyeranje, akagira ukuntu asambana, akabyita ngo ari kwisaidia, ngo ari kwirwanaho, anywa inzoga. Ni umuntu utarahindutse, Bibiliya yita urukungu. Uwo rero ntabwo aba ananiwe kwihanganira umugore ashatse, aba yarananiwe kwihangana na mbere akiri singo. Niyo mpamvu ngewe muri tamuzi zanjye kuri icyo gitabo nanditse, nshobora kukubwira ngo niba uri kutwumva utarahinduka, ukaba warabatijwe, ukaba uba mu itorero ariko utarahinduka ngo ufate umwanzuro wo gukizwa, urasa n'umudivorce utarebye neza, n'urugo rwakunanira. Ubwo rero umudivorce arabitangiranye, abijyanye mu ntuza mu rugo, ariko twinjiramo kugira ngo twinjire noneho muri rwa rugo neza. Ni ibiki by'ibanze uyu mukobwa cyangwa se uyu musore ufatwa nk'umwana w'Imana, ariko nanone urumva ingingo zose zisobanura ibintu bitandukanye, ko umuntu wese ngira ngo uri ku isi aba ari nk'umwana w'Imana, ahubwo nyanga itandukaniro ribaho nuko umuntu abizi cyangwa se nuko umuntu abifata nuko abikoresha. Ariko noneho uyu nguyu uri mu rugo, ugiye kujya muri urwo rugo yitwa umwana w'Imana, ni ibiki by'ibanze akwiriye kubanza kurebaho nk'umukristo nanone, cyangwa se nk'umuntu uha agaciro ubukristo bwe, mbere yuko afata umwanzuro wo kwinjira muri iyi proje y'Imana nyine ajye kuyijyamo? Ni ibiki akwiye kubanza kurebaho? Urakoze. nk'uko nabikubwiye, iyi topic izatubana ndende, ariko ikiganiro cya buri munsi tuzajya tugerageza duha abantu batwumva icyo batahana. Umwana w'Imana, umwana w'Imana, ubundi abantu bose batuye ku isi ni abana b'Imana cyangwa abantu b'Imana, kuko Imana yaremye umuntu imukunze, iramubumbabumba, imuhumekeraho umwuka wayo. Buriya umuntu wese uhumeka utarapfa ahumeka umwuka w'Imana yamuhumekeyemo. Nyuma yaho Kristo nawe aza kubwira abantu ngo mwakire umwuka wa Kristo ndetse n'umwuka wera. Hanyuma rero twihuse, umwana w'Imana, umukristo, umuntu w'Imana. Uyu munsi tuvuge cyane ku muntu w'Imana.
nyuma y'uko Imana itubumbye turi abantu tukaba turiho ku isi, hari noneho umuntu w'Imana, kandi no kwitwa umwana w'Imana nabyo bifite igisobanuro kigari. Iyo umuntu yizeye Yesu nk'umwami n'umukiza we akabatizwa mu mazi menshi akavuka ubwa kabiri, Imana ibimubyaye. Nyuma y'uko Imana ikubumbabumbye, muri rusange ubundi abantu bose biyita abana b'Imana, ariko hari n'ababyiyita batabizi batari bo. Ahubwo iyo wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza, kuko ijambo ry'Imana ribivuga neza ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ubwo aho urumva turi kuhaca kugira ngo tugere ku cyo dushaka gusobanura. Aho ngaho uba ukijijwe ukabatizwa, ukaba uvutse ubwa kabiri, ukaba usigaje umubatizo w'umwuka wera. Ubundi nkunda kubiteramo urwenya nkavuga ngo dukwiye gukenyerera ku myuka itatu. Aho naho wahita uvuga uti ndatakaye. Umuntu akwiye kugira umwuka nyine Imana yaduhumekeyemo ikiturema. Uwo mwuka we n'umuntu uvuye kwicana aba awufite. Ariko umuntu kandi akagira n'umwuka wo kuvuka ubwa kabiri wa Yesu, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ukabatizwa mu mazi menshi. Hanyuma ukagira n'umwuka wera rero ari wo Yesu yaturekuriye kuri Pentekote, ukajya umekinga shuwaka imyuka itatu uyikenyereyeho. Iyo uvutse gutyo uba uvutse neza kandi ubushyitse udapfubye. Ahangaha niho Imana ivuga iti narakubyaye, ikakubona nk'umwana wayo ufite umugabane. Kuko ikintu kiranga umwana wawe ni uko umuteganyiriza umugabane wawe mu rugo, ukagira umugabane mu ijuru. Iyo umaze kugira umugabane mu ijuru rero, ubwo uba wavutse uri umwana w'Imana. Ikintu uba usigaje rero ni ukugirana ubusabane cyangwa ubucuti n'Imana. Hejuru yo kurenga kuba uri umwana w'Imana, hari imirimo yo gusenga no kunezeza Imana, noneho ituma ugira ubusabane n'Imana, ugahinduka n'umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana ni muntu ki? Urafata nka Elisa muri Bible, uri buze gufata igiti, suppose that cyari igiti, akagitema, kandi wize fizike, uzi ibyo bita magnetism, uzi ko kugira ngo icyuma kizamuke gifatwa na magnet. Ariko umuntu w'Imana araza kugira n'impano z'umwuka wera, atema igiti agishyire mu mazi. Nagishyira mu mazi, ishoka cyangwa intorezo yatakaye mu mazi yumvire cya giti cy'umuntu w'Imana izamuka ifateho. Araza kuba ari umuntu wapfuye utagihumeka, nibaza kujugunya umurambo ku gituro cye, umurambo uzuke, ibitangaza bitangire kuboneka. Umuntu w'Imana rero ni umufatanyabikorwa n'Imana, Imana ikoresha igakorana nawe ibitangaza. Umuntu ufitanye ubusabane n'Imana nka Yosuwa, uri buze kuvuga ngo uyu munsi sinshaka ko bwira bikaba. Uru rugo rero rw'abantu b'Imana urumva ko ari urugo ruryoshye. Kwa kuruhitamo niho uyu musore ibyo agiye kugenderaho n'uyu mukobwa ibyo agiye kugenderaho. Tuvuge ko uri umusore ukaba uri umuntu w'Imana wahindutse, ukaba uri umukobwa ukaba uri umuntu w'Imana wahindutse. Ibyo twigeze tunabivugaho turi kuvuga ngo ukuntu umuntu ashobora kuba yaritwaye nabi ngo yarangiza ngo akajya kubona umuntu witwaye neza. Muri kumbaza ngo mbivugaho iki? Ubundi hari ibyo mu Kinyarwanda bita ngo ni amata abyaye amavuta. Ubundi icyo nifuza nakwifuriza abantu, no mu rwego rwo gusubiza cya kibazo cya za divorce wambwiraga, nakwifuje ko ubwo urumva ntabwo turinjira ngo tujye muri rwa rugo, turacyari mu guhitamo no guteretana, no kurugeramo nyine twarutereye mu mizi. Nakakwifurije ko niba uri umuntu w'Imana ukaba uri umusore, wakagombye no kubona umukobwa nawe w'umuntu w'Imana, mukabana ari rwa rugo rw'abantu b'Imana babiri tugiye kuganiraho. Guhitamo rero, ukwiye guhitamo umuntu w'Imana niba uri umuntu w'Imana. Kuko niba usenga ukaba usengera mu itorero runaka, warabatijwe wakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ubyarwa ubwa kabiri, uri umwana w'Imana, Imana irakwishimira, uri n'umuntu w'Imana, ukora imirimo itandukanye, then ugiye ku mupfumu ufashe y'umukobwa ngo niwe wakunze, urumva you will be challenged byanze bikunze. Rero nakwifuriza ko guhitamwo umuntu muzabana niba uri umuntu w'Imana, ukwiye kujya n'ubundi no mu rugo rw'abantu b'Imana, mu muryango w'abantu b'Imana, niba bigushobokeye akaba ariho watoranya umuntu muzabana. Kuko abantu babiri bari transformed baratanga ubuzima.
iyo twigisha ijambo ry'Imana tuba dutanga icyo dufite. Iyo twubaka urugo uzanye umugore umuha icyo ufite. Abana muzabyara mukabaha icyo mufite. Niba uri umurara utanga uburara, niba uri umurozi utanga uburozi. Gutanga urukundo rero utarufite urumva ko ari ikibazo. Nta rukundo ufite uratanga iki? Niba rero ufite urukundo uri umuntu w'Imana ukwiye kuruha umuntu w'Imana nawe akaruguha. Hanyuma rero ndumva kriteriya wagenderaho uhitamo niba uri umuntu w'Imana, niba uri ukwiye guhitamo umuntu w'Imana mugenzi wawe. Ariko se wigeze kumbwira ko wize theology? Arakabazo ejo bundi nagize ngira ngo nawe nkubaza. Cya gihe Imana ikimara kuremera Eva Adamu, nakagezeho ndi kukibazaho, ubwo n'abantu baratubwira wenda babitekerejeho. Abantu bose bakunda kuvuga ko niba wafashe amahitamo yo gukunda umukobwa ugomba gutegereza kugeza igihe muzabanira. N'inkuru ya Yosefu na Mariya bivuga ko ngo kubera Yosefu yari umukiranutsi yabanje gutegereza igihe azabanira na Mariya, yaranamukoye ariko atarigeze aryamana nawe, anamaze kumenya ko Mariya yatwite inda atari yashaka kumubenga. Adamu we byamusabye igihe kingana iki kugira ngo atangire igikorwa cyo kuryamana na Eva? Ko nta bukwe bwabayeho, byagenze gute iyo story yo kuva mu rugo? Kuko abantu benshi, yaba abasore yaba abakobwa, muri iki gihe turimo, hari n'umuntu mu kiganiro twakoranye n'umuntu tujya dukorana hano nawe, niwe watubwiye ati iyo umukobwa n'urugero ufite amahitamo avuga ngo uyu mukobwa ngiye kuzabana nawe, icyo gihe wemerewe no gutangira kujya uryamana nawe. Wemerewe no gutangira kuvuga ngo njyewe natangira kuryamana nawe. Ariko se ufasha ayo mahitamo kuvuga ngo okay, uyu muntu namuhisemo nzabana nawe, ngo icyo gihe ukibikora ngo ku Mana yo wandikije ko n'undi muntu ari umugore wawe, ngo ikosa ryabaho nuko wamuzamureka ukajya ahandi. Atari ko iyo ubikoze icyo gihe ushatse uwo mugore aba abaye umugore wawe. Ati ni iyihe mpamvu Adamu yashatse Salomo? Ni ingero yaduhaye. Ni iyihe mpamvu Salomo yashatse abagore benshi, Dawidi agashaka abagore benshi, n'abandi bagashaka abagore benshi, ntibibarwe nk'icyaha, ariko kubera ko yari yamaze kugira amahitamo avuga ngo uyu muntu azaba umugore wanjye. Ko n'ijambo ngo rivuga ngo urongora umugore uzamucyure, cyangwa se nubona umukobwa ukamubenga uzamushaka. Icyo gihe rero ni nacyo kibazo ndi kubaza kiri nyuma y'urugo, kugira ngo duhite turujyamo no mu minota mike dusigaranye n'imyitwarire yarwo. Byatwaye nk'igihe kingana gute amahitamo yo kuvuga ngo Adamu nawe umuntu abonye ko yatangiye kumutera imitoma mu bigaragara muri Bibiliya, byamusabye igihe kingana iki kugira ngo abane nawe? Cyangwa se nawe yagize igihe cya fiançaye, nawe yaraterese, cyangwa Imana yaramuzanye ihita imubwira ati uyu ni umugore wawe mujyana? Ikibazo gisaba gusoma kutuzi kinywesha amazi. Kuko icyo kibazo uri muri kibazo. Adamu yaraterese, Adamu byamugendekeye gute? Iyi topic rero utangije akazi kanini cyane, kuko kuganira ku rugo, kuganira kuri relations, iyi topic ubundi irazana ibintu byose, kuko buriya ibintu byose ubona biri ku isi ahantu bizingiye ni kuri sexual relations. Ahangaha ku nyigisho z'umubano niho ibintu byose bizingiye, hahita hazamo n'urukundo rw'umuntu n'Imana, kumvira Imana. Ubundi niyo mpamvu nakubwiye biriya bintu. A family is an industry. Icyo ni ikintu nacyo cyaganirwa ukwezi kugashira. A family is an institution. A family is a basic church. Aho nakubwiraga ubushize ko n'umugabo burya aba ari umushumba n'umugore wari umushumba-kazi bashumbye urugo. Rero urugo ni rwo rugize isi. Impamvu biteye ubwoba, reperezanta mukuru w'itorero ava mu rugo. Urumva icyo kintu? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nawe agira urugo abamo. Abantu bose uzi n'abayoboye isi, imiryango ikomeye bava mu rugo. Urugo rero kurwiga ni ikintu kinini cyane. Urambajije uti nk'umuteolojiye uvuga iki kuri Adamu? Yaraterese cyangwa baramuzane nawe ahita amushaka. Aho ngaho harazamwo ibintu byinshi cyane. Harazamwo ibintu byinshi. Harazamwo ukuntu Imana yakunze isi, Imana igakunda kurema. Ubwo urumva iyo usoma Bibiliya wiga Logos ukiga na Rema. Hari ukuvuga Imana nka Logos, ibintu biri aho ngaho by'inyuguti, sciences, narration, hakaza na Rema y'Imana.
iyo we rero wiga Adamu na Eva uba ugiye kwiga urukundo rw'Imana yakunze umuntu. Imana ikimara kurema isi, ikarema isanzure, inyanja zikaboneka, hakaboneka ibimera, ibintu bitandukanye, hahise uhita wiga n'Imana mu butatu, urumva nyine biraguka. Imana ihita ivuga ngo tureme umuntu ase natwe. Aho ngaho ubwo Imana urumva ko ari ni meeting already hisiba. Imana yitegereje ukuntu imaze kurema ibintu byose biri kuri gahunda. Ihita ivuga ngo tureme umuntu ase natwe. Hahita hagaruka cya kibazo wambazaga ubushize, ubwo ni Imana na Yesu n'Umwuka Wera, Imana mu butatu already inama irabaye tureme umuntu ase natwe mu cyubahiro cyayo, ibumbabumbye Adamu, byo nari nabikubwiye. Mu gihe cya Adamu rero hari Imana, hari n'umuntu yaremye, ariko hakaba Imana imenyera umuntu ibyo akwiriye. Bitandukanye n'iki gihe abantu bavuga ngo barasenga ariko ugasanga aribo bihangayikira. Usanga umuntu arasenga ariko ijambo rivuga ngo mu nyumvire tugendane, ibyo mukeneye bimenywe nanjye, icyo ntacyubahiriza. Yava gusenga akarara adasinzire ngo ari gutekereza aho azakura imodoka. Iki gihe ni Imana yari iremye umuntu imushyira hariya, ariko kandi akaba ari Imana igomba kumumenyera ibyo akwiriye. Ntabwo Adamu yigeze ajya gupfukama ngo asenge ngo asabe Imana umugore. Adamu yari umuntu uri aho ngaho uri kunezeza Imana. Iki nacyo tuzakiganiraho uburyo iyo tunejeje Imana igize ikamenya ibintu dukwiriye. Buriya mbivuze bamwe bantera amabuye, ariko wari uzi ko ushobora gukiranukira Imana ugasenga ikagushyigikira muri kwa gutereta kwawe, byari byaragucanze, ariko kubera ko wakiranukiye Imana ugasenga ikaguha orientation yo gutereta bikakorohera. Ahangaha rero Imana yararebye, imaze kurema Adamu, ibona niyo yabonye ko atari byiza kwaba wenyine. Icyambere ndagisubije, kubona umugore kwa Adamu ni Imana yabigizemo uruhare, kuko yarebye ikabona ko adakwiriye kuba wenyine. Ariko kandi Imana yagendaga itanga oda kuri buri kintu cyose. Ibyiremye ikavuga ngo mwororoke mugwire mukwire isi. Hari abantu rero bitiranya kuba Imana iguhaye amahirwe no gutegereza oda y'Imana. Ko kantu ukumve cyane, n'abantu badukurikiye bakumve. Ngewe Uwiteka ndabaremye mbashyizeho, ariko mugende mwororoke mugwire mukwire isi. Ubwo Imana itanze oda, itanze uburenganzira ngo abantu bagende bakore bya bintu wari uri muri kumbaza kuri Adamu na Eva. Uyu munsi rero nk'uko nabikubwiye ubushize, igihe cy'Imana cyo kugendana natwe yambaye ikanzu n'inkweto za rugabire cyararangiye. Ubu tugendana n'Imana dukoresheje uburyo bwo gusenga no kuvugana abantu yimitse ngo bavuge mu izina ryayo. Uyu munsi ufite nde? Ufite umushumba wawe pastor, Imana yimitse. Ufite gitifu uhagarariye leta, Imana yimitse. Wibuke ko siyo topic turi hari ku buyobozi bwose buva ku Uwiteka. Uyu munsi rero kumvira Imana yawo dayo kuvuga ngo mugende mwororoke mukwire isi nk'uko Adamu bayihawe n'inyamaswa zari ziriho bakabyara, ubu ngubu urayibona uyihawe n'umushumba. Ubwo bubasha urabuheshwa n'umushumba, kuko niyo Imana yakwimikiye. Urabuheshwa na gitifu cyangwa se meya w'akarere agusezeranye. Nutabikora ntago uraba uri mu murongo, ntago uraba uri umuntu usenga. Ku bya Salomo n'abandi ntago waza kuvuga ko ari isomo ryiza twakwigira kuri Salomo. Uzantumire ngo uhe ikibwirizwa cy'ibyago Abisiraheli bagize biturutse kwa biriya bikorwa bya Salomo. Ntago ndi bubivuge cyane aka kanya ngo mbirangize, ariko sinava aha ntababwiye ukuntu Salomo yagiye akazana abagore benshi ari mechanisme de defense yo kwirwanaho, simbuye umwami w'umugeriye Eworiya, umugenero Dawidi warwanyije amahanga yose ankikije, yica abantu benshi. Sindindwanyi, nta gisirikare mfite, sinzi kurwana. How am I going to lead this country? Ndajya muri buri gihugu hafi ya byose, uzasome biri uzabibona. Aho data yagiye atera nkure y'umukobwa, aho data yateye hahindutse kwa data bukwe. Ubwo niyemeje kwiyangaja muri relation d'amour
kugira ngo ndebe ko nagira icyo nubaka. Nubwo mfite umwuka w'ubwenge Imana yampaye, nubwo dufite ubwenge Imana yaduhaye, ari byo wa muntu akubwira, biri kuba byinshi. Umubiri wo uba ushaka ngo twirwaneho, ariko umwuka aba ashaka ngo dukiranuke. Bibiliya bivuga ikavuga ngo iby'umubiri ushaka bitandukanye n'iby'umwuka wera ashaka muri twe, ibyo kamere ishaka. So ndagenda rero nirwaneho mu ubwo buryo. Uko azana abo bagore niko umugore azana n'imico y'iwabo. Abasenga ibigirwamana urumva ntiyagisigara kizana, kugeza ubwo Imana yaje kureba Salomo. Ndashaka kukubwira, Imana yemereye Salomo ubwenge ngo ayobore igihugu, iranabumuha. Ariko ubwenge ufite ntabwo buhagije ngo ugere kuri success. Ugomba kwibuka kongera kugisha Imana inama, ukamenya se ibi ngibi ngiye gukora nibyo. Hari n'ibyo twita kubaza umutima. Ubundi umuntu ushaka kugendana n'iyi Mana agomba kubanza kuyibaza mbere yo kugira ikintu cyose akora. Ibi biri mu gushaka k'Uwiteka. Aba bagore rero buri wese yazanye imico y'iwabo, abandi binjirana ibigirwamana. Ubwami bwa Salomo buhinduka bubi cyane ku buryo utari gutekereza. Ashyiraho amategeko, ashyiraho imisoro, akoresha abaturage nabi, agera aho atumva ijwi ry'abaturage, abakoresha uburetwa, yubaka inzu y'Imana. Imana irangije irababara. Buriya niho havuyemo gucikamo ku bwami bwa Isiraheli. Tukagira kapitali ya Samariya, imiryango 10, hagasigara n'imiryango 2, Yuda na Benyamini. Tukagira i Yerusalemu, havuka ubwami bw'Ubuyuda n'ubwami bwa Isiraheli. Mu magambo makeya, icyo nashakaga gusubiza kuri icyo kibazo umbajije kitari cyoroshye gikomeye gutyo, ni ukukubwira ko kugendana n'Imana ugomba kugendana na oda y'Imana. Ibintu bigomba gukorwa gute? Kuri Adamu na Eva n'ibiremwa byaremwe, urumva ko Imana yaremaga yamara kurema ikavuga ngo mwororoke mukwire isi. Nta bundi bukwe rero wakenera ko bagukoresha kandi Imana yafunguye. Imana yafunguye urafatiraho. Ariko uko iminsi yicuma, Imana yagiye ikomeza. Imana iracyabana natwe ariko ihindura uburyo ibana natwe. Ubu iravuganira natwe mu batambyi kandi bakagenda bagira inshingano bahabwa nayo. Kana ko numva gasobanutse neza. Noneho rero twinjire no muri rwa rugo, ko turimo turagenda tugana no ku musozo. Ko byinshi twabikomyeho, kuko umuntu akwiye gutegura urugo rwe, ko umuntu akwiye kwitwara mu rugo rwe, ndetse n'aba bakristo twari twabakomoje. Ariko ndavuga ati katujye no mu mizi none. Hanyuma aba rero bari mu rugo, cyangwa se urugo rw'umukristo rugomba kugira iyihe shusho? Rugomba kuba rubaye ari urugo rumeze gute? Ubwo ndi kwibaza mu ishusho y'ibigaragarira hanze n'ibigaragarira imbere mu bari kubana, ni ikihe kintu umuntu ashobora kuba yagukorera muri uru rugo kigatuma mutandukana? Cyangwa uyu munsi abadukurikiye barabona ko dufite ikiganiro kidasanzwe. Ibintu byakomeye ariko ntago byacitse, ariko gukomera byakomeye. Mu by'ukuri MC ntago wavuga urugo ngo urushobore udasomye ijambo ry'Imana. Urabona ko mfashe Bible, tugiye gufasha abadukurikiye dusome Zaburi 128, kuko ubu noneho tugiye kuvuga urugo, episode number 1 twise ijuru ritoya. Tugiye kubwira rero ba bantu wamaze guhitamwo umugore waramuzanye mwageze mu rugo, wamaze guhitamwo umugabo waramuzanye mwageze mu rugo, aka kantu murakambaye. Tugiye kureba uru rugo noneho rw'abantu b'Imana cyangwa se rw'abakristo, kuko butaha nitugira umugisha tuzagenda tuganira noneho ku rw'umuntu w'Imana ukijijwe ariko akaba atarashoboye guhitamo neza kumwe wabazaga. Ikindi gihe tuzareba n'urugo inigenero, waba ukijijwe waba udakijijwe. Zaburi 128 umurongo wa mbere havuga ngo hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze, kuko azatungwa n'imirimo y'amaboko, kuko uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe uzajya wishima, uzahirwa. Haleluya. Umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe, abana bawe bazaba nk'uduti twa elayo bagosa ameza yawe. Uko niko umuntu wubaha Uwiteka azahirwa. Uwiteka azaguha umugisha Visiyoni, nawe uzabona ibyiza biza Yerusalemu iminsi yose ukiriho, ni koko uzabona abuzukuru bawe. Amen. Dufite amaverse menshi, dushobora kutabona umwanya wo kuyasoma, ariko ndashaka ngo tuvuge kuri rwa rugo
nise ijuru rito mpite nsobanura ubundi ijuru ni iki. Ubundi ijuru, iyo tuvuga mu ijuru tuvuga ko mu ijuru ari ahera. Abazabona umwanya bazasoma Abaroma 11. Urukundo, amahoro, ibyishimo. Ahera, urukundo, amahoro, ibyishimo. Ubundi wakwibaza ngo ukumvuze ngo urugo ni ijuru rito, ntago byanditse muri Bibiliya nk'uko mbivuze, ahubwo tugenda twextractinga amaverisi atandukanye tukayahuza tukabona ko urugo ari ijuru rito. Ahera, urukundo, amahoro n'ibyishimo, utu tuntu tune. Iyo tuvuga Imana tuvuga ko Imana ari iyera. Ubwo twinjiye mu rugo noneho rwa wa muntu wahisemo umugore muri mu rugo. Kugira ngo urugo rwawe rwuzuze ibisabwa byo kwitwa ijuru ritoya, birasaba ko urugo rwawe rubamwo ubwere. Nibwo ubushize wambaza guteze ko umugabo ni umushumba, umugore ni umushumba. Urugo rwawe rugomba kubamo ubwere. Iyo ijambo ry'Imana rirakubwira ngo umenyereze umwana umwereke inzira zanyura mwakiri muto. Iyo ubyaye umwana ugatangira kumuyobora mu nzira ziri satanike ku myaka 2, uramwereka ibitente by'abasambana, abarezibiyeni, ibintu nk'ibyo bitandukanye, uramunywesha inzoga nyinshi, rimwe na rimwe ukajya no gusambana nawe areba. Mwasize nyina mu rugo, kubita umwana mu modoka ngo mugiye gutembera, ukagira ku rwego ujya kudraginga abandi bagore bataraba umwana areba. Ubwo uwo mwana already yakuranye n'umwuka wa Satani. Urugo rugizwe n'umugabo, umugore n'abana. Urugo rwawe rero nirutabonekamo kwera, ubwo ibyaha by'urugo rugo byanze bikunze bikuri ku mutwe. Buriya hari igihe umuntu akubwira ati mumfashe gusenga umwana ararwaye, wareba ugasanga umwana ari kuzira ibyaha bya se cyangwa ibya nyina, bigasaba kuza gusaba se ko abanza kwihana cyangwa nyina kugira ngo ushobore gusengera uwo mwana. Rero nari ndimo nkubwira ko urugo ari ijuru rito iyo rwujuje ikintu cya mbere cyo kwera. Icya kabiri twavuze ko ari urukundo. Iyo usomye urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 4 ku murongo wa 8, usanga havuga ngo mukundane urukundo rwinshi kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Mu rugo rero rw'abantu babiri b'abakristo, nk'uko wasabye ko tubibwira abantu, hagomba kubonekamo gukundana. Iyo Imana ikurebye ikabona ukunda umugore wawe, ikareba umugore wawe ikabona agukunda, hari amakosa menshi mwari mufite mu rugo, urwo rukundo mufite Bibiliya ivuga ko ahita atwikirwa, Imana ikabareba ikabishimira, mukagira urugo rw'umugisha. Amahoro n'ibyishimo nabyo biri mu Bagalatiya 5:22. Mu rugo hakwiye kubamwo amahoro. Nta mugabo uzana intonganya, nta mugabo uzana intonganya. Buriya winjiye muri kese nuko turimo twihuta, ukareba nk'abantu bafashe umwanzuro wo gukora divorce. Ibi bintu nkubwiye Bibiliya ivuga uko ari 4 wasanga ari byo byabuze. Uru rugo nta bwere bubamo. Umugabo ari muri kataze, kadukoresha iryo jambo, umugore ari muri kataze. Umugabo yinjira igihe ashakiye, umugore ntazi aho avuye, n'umugore nuko wamubaza ngo uvuye he, inkokora. Ntukanyinjirire mu buzima. Urukundo nta ruhare, ubwo n'abana nuko bameze, nta mahoro, nta byishimo, nta kwihangana. Umuntu yakubwira ati ngewe mpisemo kujya kuba njyenyine kugira ngo mbe mu rugo rutarimwe amahoro. Utu tuntu tune ndumva turi kumvikana. Iyo usomye Abefeso ibice 5 umurongo wa 22 uhasanga ijambo ryo kuganduka, tutari busome kubera umwanya. Bibiliya ikatubwira ukuntu umugore akwiye kubaha umugabo, n'umugabo akabungabunga umugore. Niba rero muri mu rugo umugore atubaha umugabo, n'umugabo atabungabunga umugore, ubwo menya ngo urwo rugo nta kigenda. Umugore arakubwiye ngo igitambaro cyo gutega mu mutwe cyashaje, uramusubije ngo sheri unyitegereje ubona ncura amafaranga. Ibaza ukuntu umugore umucarenjinze. Igitambaro cyo gutega mu mutwe cyashaje. Igitambaro cyashaje kandi nyine azi aho babigurira. Iri jambo rirakomeye cyane. Abefeso ibice 5:22. Kuganduka
na Yesu Bibiliya itubwira ko yagandutse kugira ngo aducungure. Ibaze kuza mu isi umuntu ari Imana yuzuye akaganduka akemera kuvuka akambara urubindi agakubitwa ibintu nk'ibyo. Icyo gihe rero birasaba ngo niba umugabo akubajije ngo sheri urabona ncura amafaranga, birasaba ngo wibuke ko hari imbuto z'umwuka zitwa kwihangana. Kuganduka se bari kukubwira nuko umuntu agutera igipfusi nawe ukamusubiza ikindi. Kuganduka nuko umuntu agutera enkudo puanye yo mu buryo buri spiritual, kuko umugabo n'umugore buriya kurwana ntibikinagezweho cyane, kuko nari birabafata ikabafunga, ahubwo intambara yabo ibipfusi byabo buriya ni amagambo basubizanya mu rugo. Mpa amafaranga njye kwisurira mama niba akiriho, amafaranga njye gusura marene, akabikubwira rimwe na rimwe azi ko nta nayo mufite, warangiza ukamubwira ngo vana imiteta aho ngaho, umva iryo jambo orede. Kandi MC dufite ikibazo, kuko mu Rwanda 80%, 45% si abakristo, 90 ahubwo n'8 98% ngo u Rwanda ni abakristo, kabiri gasigaye ngo kaza mu yandi matorero. Ubwo urumva rero iyi topic izatubana ndende, kuko umuntu ashobora kukubaza tese evangelist cyangwa nawe musiba bikubaza, nabonye warahagurukanye Bible kwiza, ariko hari igihe uzagera ahantu nabo bakakubaza kubwira teze wowe ko umaze igihe waratuzengereje ku bibazo, watubwira 98% abantu bakoze jenoside bavuye hehe? Rero iyo nayo ni topic uzayandike turebe ni impamvu ki umuntu ashobora kuba ari umukristo ari ku rutonde, ariko ikintu cyose kije n'ikitari cyiza nko kwica abantu agaparticipa kandi agafata umwanya wa mbere. Tuzabiganiraho ikintu muri iri juru rito turi kuvuga. Kugira ngo uryubake birasaba ko ugira indangagaciro yo kwihangana. Impamvu ukwiye kwihanganira umugabo washatse ni iyihe? Cya mbere, ubuhaye satani challenge, uhaye n'umugabo wawe challenge. Umugabo araguhamagaye kuri telefone aragututse wiriwe mu rugo, uri umugore, ari mu nzira ataha ariko araguhamagaye kuri telefone aragututse. Ashobora kugutuka ikintu cyose ashatse, wa munebwe we, wa mugore mubi we se, sinzi ikintu yakubwira, ariko umuntu mubana hari ijambo yakubwira ukumva aragututse. Niba warasomye ijambo ry'Imana ukaba uri umuntu wahinduwe no gukiranuka, utari umukristo wo kwizina, ugomba guhita umusubiza ngo urakoze sheri, ukamwihorera. Umuhaye challenge niba atwaye imodoka ari kuza, mudu yararimo, icyo kintu kiba gihindutse already. Hari ubuhamya buto nshaka kuguha. Hari ahantu natuye ntari buvuga izina, nari nkiri umwana niga muri primary, hatuye umugabo ntari buvuga izina n'umugore ntari buvuga izina, ariko nararebaga, nari mfite nk'imyaka yanjye nka 15, nize primary nkuze 15, nari nkiri muri primary, nagiye mu wa mbere secondaire mfite 16. Noneho umugabo baramufashe baramufunga, ni ibintu nabonye. Baramufunga muri quartier twari dutuyemo, bamufunze umugore asigara wenyine mu rugo. Hagira undi mugabo babyita ngo nukujya kwinjira urugo, ajya mu rugo ararwinjira ariko ntiyarubamo, kuko nawe yari afite urugo rwe. Ofete ubwo ni nko kujya kwiba cyangwa guparazita. Wa mugore asabana na wa mugabo, bakorana ubusambanyi, ariko ntiyari ari resident mu urwo rugo, yavaga mu rugo rwe bakagira ahantu bahurira, biranamenyekana. Ikintu cyaje kuntangaza rero, wa mugabo wari ufunzwe yaje gufungurwa aragaruka. Agarutse aganira n'umugore we, aramubabarira, nta mudugudu watumiwe, nta n'umuntu wamenye icyabaye, ibintu birangira gutyo. Ubu uwo mugabo abana n'umugore we kugeza n'iki gihe. Urabona nanjye ntangiye gusaza. Ibi biratubwira iki? Intambara zo mu rugo mbere yuko divorce iza cyangwa umuntu ajya kurega kuri RIB ngo amenyo bayakuyemo, zitangirira mu magambo, zigatangira muri behaviors.
urwo rugamba rero ruba rwazanywe na Satani ku ikubitiro natwe dusenga. Iyo rero ucarenje inzu umugabo wari ugututse ukamubwira ngo urakoze sheri, icyambere umutego Satani yarazanye mu rugo ubu wupfubije. Nyuma yo kuwupfubya uba weze rwa rubuto rwitwa kwihangana. Iyo challenge rero uhaye umugabo itangira kumutaravaya. Impamvu imutaravaya ni yatangira kwibaza, ese na divorce n'umugore n'uyu mugore nkabona hehe undi mugore nk'uyu nguyu. Ikintu rero abantu batazi, ushobora gukora divorce, ni ukuvuga ngo Imana yaguhaye umugore cyangwa umugabo, munaniwe kwihangana ngo mubane, kuko kugira ngo mubane nuko mwihanganirana. Uradivorishije uti nzashaka undi, bishobora kurangira ahubwo ushatse undi mubi kurusha wa wundi, kandi wowe kwihangana ntubishoboye kubana nabyo. So uzahora rero muri coupure de relation, ushobora gupfa nabi. Rero icyo navuga aha ngaha ku rugo, uru rugo rw'ijuru ritoya turimo tuvuga, ni uko biriya bintu bine abantu bagomba kubiharanira bagahananira kubigeraho. Yego, iminota dufite hasigaye iminota mike cyane kuyo twari twihaye, ariko nanone dusa nkaho ko twavuze ko iyi ngingo tuzayiganiraho kenshi gashoboka. Iki ni igice cya mbere, abantu bumvishe ko twakubise mu mashami yose kugira ngo byibuze twubakire ku ngingo tuzajya tuganiraho, kuko n'ubundi isobanuye ibintu binini cyane. Ni ingingo isaba ibiganiro bitari bikeya, ariko dusoza rero wari bisorejeho ku kintu cyitwa kwihangana no mu rugo ni iki. Ariko se na Bibiliya iravuga ngo umugabo niba wenda mu byo kwerera umuntu mubana ingeso nziza, ni uko umwihanganira kugeza igihe nyine aho biri ngombwa ko mutandukana, mugatandukana. Ariko kuko noneho kugira ngo umuntu aze, kuko ubivuze gutyo ngo umuntu yakwihangana ngo ntahitemo kujya kudivorusa, nkuko nguko umuntu yaje agasanga umuntu akamwerera imbuto, igihe abishoboye byaba ari byiza. Ese igihe atabishoboye wabashishikariza gukomeza nyine kwihambira ku muntu, kandi abona ko bishobora no kuba byatuma abikuramo depression, abikuramo kwiyahura, abikuramo n'ibindi bigiye bitandukanye, ko nabyo bijya bibaho. Fata Bibiliya yawe, nari nakubwiye ko nza kugukoresha. Ufata iyo muri phone kugira ngo twihute, urebe Abakolosayi 3:13 nuhagera uhasome, ubundi ngo usubize ikibazo cyawe. Abakolosayi 3 baba mu isezerano rishya. Ati umurongo wa 13, mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha, uko umuntu agize icyapfa n'undi, nk'uko umwami wacu yabababariye, aba ariko namwe mubabarirana. Ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambara urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe, kandi mugire imitima ishima. Rekeraho ngaho nushaka urekeraho. Urumva iri jambo dusomye, urumva Bibiliya iravuga ngo nk'uko Yesu yatubabariye. Umuntu ashobora kubyumva akagira ngo ni akantu koroshye, Yesu yaratubabariye. Uzi igihe Yesu yatubabariye? Urabona ukuntu nicaye imbere yawe nambaye kositime na karuvati, urabona ndasa neza ugereranije. Ndasa neza. Tekereza, reba urukuta ruri inyuma yanjye. Tujye tuganira Imana. Ubundi abantu bacu bamenyereye kubwirizwa cyane. Ibiganiro nk'ibi rero tuba tworoheje, tugatanga rumu yo kuganira. Bajye banatwandikira batwunganire. Reba uko umeze umfashe. Ikintu cyose nambaye ukakinkuramo. Wize biology uzi uko umuntu aremye. Ikintu cyose nambaye ukakinkuramo, iki gice cy'imbere ukagikubita bye, ukakirangiza, ukampindukiza. Reba ikibuno cyanjye mpindukiye ndi kukirebesha kamera, ukagikubita ukakirangiza, kandi ugakoresha inkoni ituma ahantu hose ukubise hahinduka igisebe, nkava amaraso agashiramo. Amaraso yamara kunshiramo, ukangendesha n'urugendo ukajya ubikora uri kungendesha, ukangeza nko kuri stade,
ukahangeza namaze kuba exhausted, ukanshyira ku musaraba. Abakina filime bashyiraho urubindo, ariko ubundi ni tuni, nta kintu uyu mugabo witwa Yesu yari yambaye. Ugakubitamo n'imisumari. Cya kinyarwanda cy'ubu cy'imihanda bavuga ngo ni ukurangiza umuntu. Noneho ugategereza ijambo rya nyuma ndi buvuge, ukumva ndavuze ngo Mana ubababarire kuko batazi icyo bakora. Iyi temptation urayumvise. Noneho mbwira, ukunze umukobwa nawe aragukunze, ugiye kumusaba, murabanye mu rugo, murasezeranye, mubwiranye imitoma, mwafashe umwanya wo kuyibwirana. Mbwira ikintu uyu mukobwa wa nyoko uko ashobora kugukorera kimeze nk'ibyo bakoreye Yesu. Sanze abana bose mufitanya nta numwe wawe uri. Ahangaha rero niba Yesu yarashoboye kubabarira abantu, agomba kukubera urugero rwo kubabarira umugore wawe muri situation iyo ariyo yose. Hakubwiye Yesu we ntiyaba yaratugerageje. Yesu yari Imana. Reka nguhereze ibintu bitatu. Turi kuganira ku bantu bakijijwe bahindutse kandi basenga. Ibi bintu bitatu nabibohanyije mbishyira hamwe, ndavuga ngo umuntu wakijijwe wahindutse kandi usenga. Abantu babiri ubundi bakijijwe bagahinduka bakaba basenga, nta divorce ikwiye kuba mu rugo rwabo icyaba cyose. Abantu babiri bakijijwe, ubwo nuvuga ngo bizeye Yesu nk'umwami n'umukiza, babatizwa mu mazi menshi, babatizwa mu mwuka wera, barangije bagira transformation. Transformation ni ukwicara ukavuga ngo ngiye wa mbere yo kubatizwa naribaga ubu sinakwiba, narasambanaga ubu sinasambana, sinatukana naratukanaga, kwihangana ndabifite. Hanyuma kandi ukabusenga uganira n'Imana. Abakolosayi rero iri jambo ry'Imana dusomye riratubwira umuco wo kubabarira, kwambara urukundo. Kwambara urukundo ni ikintu gikomeye. Kwambara urukundo birasobanura gukunda n'utabigusabye. Kubabarira birasaba kubabarira n'utagusabye imbabazi. Umukristo mukuru rero ni mukristo bwoko ki? Umukristo mukuru ni umukristo uza kandi Imana ukankorera ikosa, nkabona unkoreye ikosa ku buryo nkujyanye no kuri RIB bahita bagufunga, ariko nkabona si bya byaha byo muri security, kuko muri security hari ikintu umuntu akora bikaba ngombwa kukiripotinga. Ukaza ukankorera ikosa, turabana mu rugo, uri mukuru wanjye, uri murumuna wanjye, uri umugore wanjye, uri umwana, nkabona ko ari ikosa rikwiriye ko nkwiye guhita ntandukana nawe, nkaba najya gushaka n'inzu mbamo, ariko nkakubabarira utaransaba n'imbabazi. Uwo niwe mukristo mukuru. Ku buryo uyu mukristo yajya kureba agasanga umugore we abana 5 bafitanye, ntawe n'umwe urimo, nabwo ahangaha hategetswe kumubabarira. Ikibazo ufite ni uko umaze gusoma ijambo ry'Imana. Umaze gusoma ijambo ry'Imana, ariko uri kubaza ibibazo utarigendeyeho, kandi nakubwiye ngo uryisomere. Oya rega, iyo ndi kubaza gutya, urabizi n'ibintu biba muri society, ngiye mpagarara mu ishusho y'umuturage. Niyo turi kuganira, ariko mpagaze mu ishusho y'umuntu ndi kubariza, kuko nawe ari kubyibazaho. Uravuze ati akababarira agakora ibiki byose, ariko uyu muturage ndi guhagarariramo nawe ari kwibaza ati ubu ngiye kwa muganga nsanze mu bana 5 wanjye bose mfite nta mwana wanjye n'umwe urimo ku mugore tubana kandi mukunda, ubu ngubu ntegetswe kumubabarira. Ubwo tugeze ahantu twatangiye umbaza ngo ubundi umwana w'Imana ni muntu ki? Ubu rero ugiye gusubizwa. Umwana w'Imana ni umuntu ufite umutima nk'uwari uri muri Kristo Yesu. Umutima wo kubabarira, cyo ni icyambere. Umutima wo kwihangana, umutima wo guca bugufi, umutima wo kuganduka, n'umutima wo gutanga ubuzima bwe ku bw'abandi. Reka dushimira abantu ku gice cy'uyu munsi. Ndahamya neza yuko iyo tuhaganiriyeho byose, ingingo zose ninjiyemo, hari icyo zaba zagufashije wowe wadukurikiye. Ariko mbere yuko dusoza, ko ngiye unashoje, wumva hari ikintu wumva wakongeraho kuri ibyo ngibyo tubwiye nk'akantu k'ingenzi, uyu mwanya ni wowe tugasoza, ibindi tukazabigana mu gice gikurikira. Reka ntange message, kuko turaza no gusabwa no gusoza dusenga dushimira Imana
yabanye natwe muri iki kiganiro, ndagenera meseji abantu babana ariko bakaba bazi ko ari abakristo, ya 98 twavugaga. Meseji nshaka kugenera abantu muri 98 babana barashakanye ari abakristo, ndashaka kubabwira ngo kubaka urugo biragusaba kwihangana, kubaka urugo biragusaba kubabarira, kubaka urugo biragusaba gutunga umutima wo guca bugufi. Iyo tugeze gutanga ubuzima bwawe kubw'abandi rero ugomba kumva ko uretse n'abana ufite mu rugo, uramutse ugize n'undi urera ahubwo utabyawe n'umugabo wawe nawe utaramubyaye, uba uri kongera imigisha n'amakamba uzahabwa mu ijuru. Ntabwo urugo rero rushobora kugira amahoro rutarimo kwera, rutarimo gukundana, rutarimo ibyishimo no guhana amahoro. Guhana amahoro hari uguha mugenzi wawe umutekano, kandi icyo wifuza ko mugenzi wawe gukora akaba ari nacyo nawe umukorera, kuko impamvu ku cyangombwa cy'ubutaka bandika 50-50 ni isomo ryo kukwigisha ngo umenye ko uko ukeneye kwambara impeta ariko n'umugore cyangwa umugabo akeneye kuyambara. Rero ntabwo urugo rushobora kubaho hakiriho umutima wo kwikunda. Impamvu wavuye iwanyu ukajya gushaka ni ukugira ngo ukunde uwo washatse nawe agukunde, kandi abana mufite nabo mushinzwe kugenzura nabo mubakunde. Ndumva rero gufatanya no kubaha Imana ari ibanga ryo kugera kuri uwo musaruro. Murakoze. Ubwo niba ryasengesho riri hafi naryo wari tubaza. Mana, turagushimiye ko waduhaye uburyo bwo kujya tukuvuga tukakubwira abantu. Dusengeye abantu badukurikiye muri iki kiganiro n'abazadukurikira, tubasaba umugisha. Dusabye ngo kizagira umusaruro ku isi hose kandi gihindura imitima ya benshi. Utanga umugisha kuri iyi televiziyo dukorana, utanga umugisha ku gihugu n'itorero n'imiryango yacu, ukomeze kutugira neza none n'iteka ryose. Urakoze. Amen.